ndakubona Dr. M muri kumwe rero uramubona gute ntabwo yuzuye koko mwami wanjye Yesu Kristo nanjye wambaye nkifashara banyarwandakazi umuntu aranutse mu byumva ntabwo wuzuye ati nago Dr. M rega akunda umuntu wita Vava ngiye nicyo nibajije ati urugero rwo katamukunda mu rukura hehe ati ikindi kucyahakana yuko batasambanye kankoresha iyo mvugo kandi buretse gato reka baza avugene ndabisubiriza rimwe we na Vava mwararongoranye cyane ntago mwarongoranye mana we oya wivuga gutyo mbabarira yego cyangwa hoya pe nimba ntabyo mwakoze muremo reka turebe umva ngwino urebe kanze nk'uremo kamagarara hagara turebe use n'iki mutabona reba afite n'isoni murabyigutera isoni rega yari yaguhaye Gutera isoni yari yaguhaye banziriza ukure mahera ariko nge surashaka kureba ko nabikoze nande nge utekereza wese twarabikoze havese cyokora ariko mwarabikoze igikubabarira wamuje n'umuntu wabikoze inshuro nyinshi mukabyemere yewe ndacyari imanzi ikintu bita imvumbura ndacyari imanzi Vava itavuga ati ngewe ninshaka indirimbo ayijyane ngo yamugize iki yamukubise ikintu bita imvumbura misuzi ahita avuga ati nge n'indirimbo ayijyane na studio ayitware na channel na ekuteri zayo na charger byose tujyane wadusanze yara ruguru yo kwa Gitwaza ruguru yo kwa Gitwaza wapi nago nahabasanza ahubwo mwansanze kuri hotel tujyanayo urumva nibyo tujyana hariya tugezeyo kwa Gitwaza umuntu uryoshye nka Vava kubera iki wanze kumugurira isambusa shabura byarambabaje oya warabyanze pe warabyanze reka mbisubiremo ukuntu byagenze reka mbivuga ukuntu byagenze dusanga hari icyo ndi kubeshya ese gisagade salimentation Riza ni cyema uru rubanza turamenye uvugisha uko arinde ubeshya ni ngewe reka ubwize ukuri kuna ni ngewe uko bavuga baravuga ngo umuntu ukurura yishyira burya kenshi na kenshi bari mu binyoma reka ni utavuze muri Dr. M ese kuki ibindi bintu byose rwose natwe turi bakuru man umuntu mukuru ayewe uretse ko na Vava wenda kubw'imbyaro ebyiri twamwita umuntu mukuru wizana ibintu bya sheri wanjye ibyo biri muri entre parenthèses abana afite se wowe bihakana nkande ava mu cyaro mwana ako Sandrine rero akunda kuburana n'ibintu atanazi ava mu cyaro mwarazanye none se Dr. M ne bakundana akubwira ko nta bana Dr. M se kandi shabo bana mwirirwa muhishahisha reka mbabwize ukuri umenye ko Vava ari kugushuka nubwo bwose wenda mutaba umugore n'umugabo nubwo bwose wenda ubwo bukwe bwanyu bushushanyije ariko ugize n'ibyago bukaba umenye ko uzaba ubaye mukase wabo bana bazakwanga kugenda ubahisha ubakura kuri nyina kandi bamuriho wabwumvise Riza nabahari biri muri entre parenthèses ese ubundi ko nuva muhakana kafite abana ushaka umugore ubyara impyisi si byose nyine kubyara abana ahise yisubiza nyine kubuhakana ko afite abana ushaka kubyara impyisi nawe uri papa wabo umenye ko mukase agira aba bana nimuramuka mubonye banga aratugira ati ndaje mubateze ntabwo imirindi y'inyiri turatuwarete reka genda shari uyu yari yabuze iti cyangwa kwishyurira shari we moto nayisambusa yabaye ikibazo uyu mujama niwe waje ahita yishyurira abangaba moto uyu mujama Slim Jesus niwe waje ahita yishyurira abangaba moto baramurirye nawe uzaba yagishuraga se rumva ibiraka mbibona ariko nuvuge ngo ngisambusa warazishyuye ukaburinze kwiteza abantu oya je nako nyaniteza abantu uba barabiyaje kwiyahura ubu ni witeje bari abajama reka umva uzi ikintu nge najya ngira mu buzima ikintu najya ngira bitewe n'intego ngewe nzifite kandi ibintu ngomba kwa achievinga nkabigeraho byanze bikunze ntago rero kano kanya waza ngo gunshishemo ijisho Vava yivugiye ko iyo ugiye kumusura aragutegera niyo utashye uretse wumve kaneke kuyereka uretse wumve oya si ngombwa niyo utashye aragutegera cyakora wenda nge sinavuga ngo iyi iPhone 12 Pro igura ngaye arwayinguriye uretse wumve ibyo wenda arwayinguriye wabona ari na Fafa twabwirwa ntiyakuguriye Shenete umuntu ukuguriye ikintu wambara mu gatuza isi yose ikagenda ireba telefone niyo yamunanira wamuretse sireka turebe naka gakoti niyo akaguze Shenete zacuye ntago Shenete yareka gucuye arjira cuye
ari Jacob nibati ariko reba ariko time wamukunda ari mu basore wakunda uri geto kubera icyo ari hagusura aho mugenda gukorera uburara bwose kujya atagusura imbere y'ababyeyi ngo banamureba banatanye banakubwira ati niwe mukazana twari dukeneye biri muri plan igomba kuzamujyana iwanyu batakwirukanye cyo koresha reka nkubwire nuko wenda ubukwe bwawe na Fafa bushushanyije ari ikintu kidashoboka ariko mva nkubwire bwabaye nibwo neza wamenya ni we wamenya urushaka icyo ari cyo kuko kureba warongoye Fafa ubwo se waba urimo kwiga amashuri yiye niba ari ukurongora Fafa wagiye ukamurongora utarinze no kwiga uzikira abantu musubiza neza nitonze ikibazo cya mbere kirabaza kiti yego nyuma yo kubona icyo ushaka kuri Vava tuzongera kubabonana mu kiganiro ryari reka duse nkaho twemera kukunda Vava ni nk'iyihe ngingo y'ingenzi gukurura kuri Vava ye papa we Allah akbar do ni hano ego iriya minwa ya mizi yaho bumva ari mbyino biba ari sawa sawa muri iriya gahunda se iyihe gahunda yo kugusasira ibera kakorosa irindi oya iriya ntabwo turayigeraho kereka kwirira agatoki ikindi kintu nshaka kukubaza amwe y'abantu bari kuvugana nayumvise kabisa nayumvise ngo tiku ngo Rayon Sport ngo na APR oya muramura cyetse nimba barashaka no kwita umutera inda umaze wahumvishe ese ubundi uramutse umuteye inda muri iyi minsi waranze no kumwereka iwanyu ahubaje neza waranze no kumwereka aho utaha twitega iki kuzahita umukwepa ukajya Uganda cyangwa kuko numvishe ngo naho wahozeyo naho ngo warahikaraze rwose narahikaraze na Kenya rwose narikaraze nuguhita umutoroka ukajya kuba nankurabye kuki ukunda kugaragaza ko ukunda abagabo nuko koko mbakunda cyataha iwanyu ukiziritse ku bitenge byanyu nibyo yavuze na hariya bakure bakure ko umuntu usajya kubazitura ku bitenge byabanyu none nibyo yavuze na hariya kwa Manivu none se kuvuze ngo Dr. M betse gato ngarakizitse ku bitenge bya nyina bishatse kuvuga yuko umuntu biwabo mutakundana none se njya kubana nawe kwa nyina wabwumvishe none se niba Dr. M ameze gutya ko ari uwo muri kubona abo mutazi baziritse ku nzabanyina bangana iki yewe haleluya mbega ariko ababyeyi abamama ba muri iyi minsi nibo abantu barimo kuduhemukira uti kubera iki ufashe ingetura nka 20 imyaka 20 imyaka 24 25 26 izo ngetura uzibitse muri iyo nzu ngo tuzisangeyo tuzikureyo bazazimaze iki se musohora aba basore mubirukane bajye muri geto nibashaka badutera inda tubihambire nibyo wabwumvishe Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri mu mpande zose z'isi tubasuza cyane abari mu Rwanda no muri diaspora muri rusange turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo mu biganiro dukora umunsi ku wundi comment zanyu turazibona uyu munsi twakiriye Liza Zahabu y'Imana reka negere umusore Dr. M kuko Liza we ngo na Liza ngo na muntu ujye umufata microphone kirazira oya Liza yaha umeze ute meze neza maze uretse no kumfatira micro maze n'ijambo sinya ndisaba yeze microphone tubwire umeze ute meze fresh kabisa ni wane ndakubona Dr. M muri kumwe rero uramubona gute ntago yuzuye koko mwami wanjye Yesu Kristo nanjye wambaye nkifashara banyarwandakazi umuntu aranutse mu byumva ntago wuzuye sinjya nukana yajire imeze nk'ingoro ntago nabyumvishe we sabye imbabazi ko nari ntekereje ibintu bitari namwe musabe n'abanyarwanda basaba imbabazi ko nabo bari batekereje ibintu bitari ibyo baravuze ati buraramutse Sandrine ari kugaragara nk'uwamburiwe mbarara uko imyenda yambaye ntago yayigura ubundi agura amajire gusa reka mbaze Dr. M Liza ati ijire ya Dr. M kubera iki irimo imiti irimo ibice ubundi reka gisobanure ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu batajya bamenya abantu bagiye bakunda kureba za komedi za Louis de Finesse niba bazizi Louis de Finesse yahoraga mu ikoti rimwe mu rwego rwo kugira ngo
ashimisha abantu. Ikindi cya kabiri buriya kwambara ikintu kimwe bituma n'umuntu uri bukurange ari buvuga ati uriya muntu tuvuge wenda nk'abantu kenshi na kenshi bakunda kuvuga ati ngo wenda tuvuge Dr. M ntago amuzi, ukavuga Dr. M muzi wa undi wakajira ariko ntago muzi di. Ibyo rero ni ibintu biri mu buryo bw'ubwonko buri philosophique. Hari n'ahantu habaye ubukwe batumira umuntu aza yambariye uko ashaka, barangije bamushyira inyuma. Urumva barangije kumushyira inyuma ararakara nyine avuga ati nk'aba bantu ntago bazondiwe koko, biba ngombwa akajya gushyiramo veste banaza yambaye neza, bahita bamufata protocole bimushyize imbere. Nawe arareba aravuga ati ninjye batumiye cyangwa batumiye imyenda. Kuva rero batumiye imyenda ibi bintu byabo sindi bubiryeho, icyo bamuhaye cyose ahitaga gishyira muri rya kote kuko niryo batumiye. None se kuvuze ngo uwo muntu yambaraga ikote rimwe kugira ngo ashimishe abantu, iyo iriya jiri kabidashimishije wowe yambaye gute zidashimishije? Ntagishimishije kandi bivuzeho impamvu yivuzeho nuko yagufashe mu mutwe. Iteka ryose iyo ngiye kureba ikiganiro cya Dr. M mbanza kureba niba harimo ijiri, iyo nyibonye mpita nkihorera kuko mba nzi ko wapi kabisa irajire muriza ati rero ntago bishoboka ko irajire nyanga nkuko nanga casque nuko ari itegeko kuyambara. Dr. M reka nkwibarize rero riza wenda araza kubaza ibye ati nago Dr. M rega akunda umuntu wita Vava. Njewe nicyo nibajije ati urugero rwo katamukunda mu rukura hehe, ati ikindi kucyahakana yuko batasambanye kankoresha iyo mvugo kandi buretse gato reka baza vugene ndabisubiriza rimwe. We na Vava mwararongoranye cyane ntago mwarongoranye? Mana we oya wivuga gutyo mbabarira yego cyangwa hoya mwarabikoze cyane ntabyo mwakoze? Ntabyo twakoze. Mbere y'umwaduko babiri gihe avance wari bamaze kuyikuraho ntabyo mwakoze ko mwaretse kubeshya. Reka turebe nimba ntabyo mwakoze. Muremo reka turebe umva ngwino urebe kanze nk'uremo kamagarara hagara turebe use n'iki mutabona reba afite n'isoni umurabyi gutera isoni rega yari yaguhaye gutera isoni yari yaguhaye banziriza ukure mahera ariko nge surashaka kureba ko nabikoze nandi nge utekereza wese twarabikoze havese cyokora ariko mwarabikoze igikubabarira wamuje n'umuntu wabikoze inshuro nyinshi mukabyemere. Ngewe ndacyari imanzi ikintu bita imvumbura ndacyari imanzi. Bavahita avuga ati ngewe ninshaka indirimbo ayijyane ngo yamugize iki yamukubise ikintu bita imvumbura misuzi ahita avuga ati nge n'indirimbo ayijyane na studio ayitware na channel na ekuteri zayo na charger byose. Ndakubwiye ngo cyokoze umva Vava kwa Dr. M yahahuriye n'uruva guceza. Reka genda Sababa noneho wabicaranye uribuka cya gihe we na Vava muri kumwe mukansanga harya mwansanze kuri hoteli cyangwa mwansanze hehe tugahita tujyana. Wadusanze yara ruguru kwa Gitwaza. Ruguru yo kwa Gitwaza. Wapi nago nahabasanza ahubwo mwansanze kuri hoteli tujyanayo urumva? Nibyo tujyana hariya tugezeyo kwa Gitwaza. Umuntu uryoshye nka Vava kubera iki wanze kumugurira isambusa. Shabura byarambabaje. Oya warabyanze pe warabyanze. Reka mbisubiremo ukuntu byagenze. Reka mbivuga ukuntu byagenze dusanga hari icyo ndi kubeshya. Imana impane pe. Twaragiye tugera ahantu hari akarimantasiyo sibyo? Yego. Urabyemera ko twageze ahantu hari akarimantasiyo nkajyamo nkarya burete urabyemera? Ndabyemera. Vava nawe agahita aza agahita nawe yego agahita arya isambusa imwe. Umwana we Rusizi wimenyerereye iteke ryiwe n'iki ntabwo ari kujya kumubwira ngo agasambusa kamwe. Urabyemera ko uretse gato urabyemera ko nariye zingahe cyeke mba nariye nta kintu wari uriho no gaho uretse wumve avuze neza cyane. Tubaze twimvire noneho uretse se buretse gato waretse nkabirangiza njye ko ntabyemera ngewe
ubirangije uyu nguyu urebye yari yifitiye uduceri agashaka kwicira kwirebera nk'ikindi cyana mu gihe gahunda ze na Vava zivuye mu nzira Vava atanze agahenge uyu nguyu Vava aba aravuze ngo abamuha izindi sambusa Vava barazimukubise ngo shera arishyura uri kumva kumbe sheri yimereye gutya no Vava isambusa barazishyushye neza fresh bazikubita mu envelope bashyiramo na serviette uyu nguyu akihagereza ukuntu yahise ababwira ngo ibyo muwe mubiretse turagaruka kubitwara duhita tugenda wasubiyeyo oya banza uretse gato oya mikoro mfate ngiye kuvuga cyane babarira ibyo bintu nyine buretse gato byabayeho cyoriza ni ya montage ze ajya akira nushaka umbwenge ngo utizi yanjye ubisobanure urakoze cyane ibyo bintu nta byabayeho ni ukuvuga ngo ubundi abantu bazi kubeshya cyane hari ukuntu bavugamo ibintu by'ukuri bagashyiramo n'ibinyoma bagashyiramo na montage urumva nicyo kiri kubaho kano kanya ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ariko nta filime itagira montage ariko isambusa mwarazisize ntegereza kugaruka no kuzitwara ndaheba ahubwo tugeze hariya sheri wanjye umva sibanza wumva Vava yahise agutama agafata mbere gutema agaki nanjye agahita ngura primus byose ndabyibuka nanjye agahita ngura primus urabyemera yarayikuguriye ariko kandi wowe wanze kumugura isambusa yibebeje ubwo rero ngo yagiraga yanguriye iki ubwo ngo yagiraga ngo nganyemeze ngo ko nta sheri ngira nanjye mpita mvuga ati cyakoze baragukotoje ibyo uri kuvuga nuvuga ngo twarazisize ntazo twasize ahubwo wahise usohoka ugenda ngo nasigayemo ndi kurya ngewe sambusa ndi kumwe na DJ muri kurya mwenyine twari kumwe nari kumwe na DJ B na sheri wanjye hamwe nawe oya ahubwo twahamagara DJ B akabivuga ese ubu ninde wundi muntu uzi kuri iyo nkuru kandi ushobora DJ B kandi ahari siwe sinamuguriye se DJ B bakuvugira si abantu bawe se umva aha Slim Jesus twavuga Slim Jesus ntago ngewe yaraje ahitagura n'izindi warangije kugenda uriya mujama yaraje ahitagura n'izindi bize yarangije kugenda asanga duhagaze handi abamotari bari bahagaze urumva duhita tugendana nubwo muri alimentation yinjiyemo yego ko mwami wanjye Yesu Jemba barira nimba Vava gutama ukumva ni waneza jumba wari umuguri isambusa dore nta nubwo abagoye bayishakira ibintu byo ako wemeye ko namuguriye imwe nari akamwe yarakariye izindi barazipakira uhita uzisiga nta kibazo reka tubyemere gutyo kugira ngo turangize urubanza ahore sibyo yego ko ibyo byakomeza bigakura urubanza rurerure kandi ntacyo bitwaye upfa kuba yemera ko namuguriye nawe akaba yarambuye imwe yangahe ya truwas yesegisa gade salimentation kwepa ikinongo twari turi biza bala we yesegisa irimo niki mani cyo bari ari migi n'utunyama dukeya igi naryo ari agasate ngo senyi sase ninde waziba kiretse zishushanyije ni cyema uru rubanza turabinyuvugisha uko narinde ubeshya ni ngewe reka ubwize ukurukura ni ngewe uzi ko bavuga baravuga ngo umuntu ukurura yishyira burya kenshi na kenshi abari mu binyoma reka ni utavuze ngo ni Dr. M ese kuki ibindi bintu byose abyemera ariko icyo kuba barazisize ziri no mu envelope kagiyeho n'amavuta ariko ugihakana ako kantu nanjye niko ndi kwibaza reka mworohereze iyaba nabeshyaga n'ibindi byose mvuze mba nabibeshye nubwo kabivuge mu buryo abantu babyumva uko babishaka nari mu kumworohereza ngende umunyeshuri sibyo ndi umunyeshuri nta mafaranga ngera ubwo banyarwanda ni mu ntebe amafaranga agaca no kanyene mukazamure ndebe ko nahembwa nanjye mu muhungu muzima i Kigali rega munarebe ko yanakigisha icyongereza Vava cyangwa kwigisha gusoma no kwandika nabyo byaba bihaye ariko kubona abantu bitwa ngo barakundana nta na message nimwe bagira ariko wagiye ubabarira riza wagiye ubabarira ko sheri wanjye no kwandika tumuzane hano twandikire Vava byonyine bitarimo igihe yakane reka ze nkubwire ikintu utazi niyo wabimwigisha gufata bike si ibintu biga ko kanya reka nze nkubwire ikintu utazi riza nuvuga ngo kwiga ni kimwe kwiga mu ishuri ariko hari umuntu wize ishuri ry'ubuzima sheri wanjye ntabwo murusha ishuri ry'ubuzima nta muntu utaryiga n'ubu ngubu turacyaririmo ariko sheri wanjye arakurusha ishuri ry'ubuzima atari indusha se simutoka mbari ngera Kigali mu muceri n'ifiriti byuka kavukire undi baravuga ngo bakavukire
twebwe mbese sinzi ukuntu nabivuga nshyize entre parenthèse nawe suri kavukire none se ndiki niyo mpamvu ratavava munwangaritse ukamubeshya urukundo ukamuryana hiti none ukaba urimo uramutera utwatsi none se riza kuki akomeza avuga ko udakunda umuntu bitavava ngo umubeshya ahubwo reka musubize ntago umuntu wo gukundana na vava aza hipana rigurirwa reka genda kubera ngiye kwereka ahangaha ntabwo tumaze kuvuga ese da ntunyemeje akazi gusoma no kwandika nyereka message mufitanye ndayikwereka ko si ngombwa ko nyereka no muri ntacyo njye ninyibona dore ngiyi ntugire ngo ndagushyiriramo imiyaga nta miyaga ndi buki ntago pe reka se ngikwereke turi wajyariye andikamo hani kuko niko handitse kugira ngo urakoze cyane hani dore ngiyi nganyereka message mufitanye izi ntago ari message wapi ni kwaru gusa ni kwaru izi ntago ari message nitaga harimo message yeee izi ndi ubukire umuntu amakwaru gusa uretse barasi umuntu watangishije uruganda ari sando yaneje umuntu none undenze bitabaho uyu weza ni kwaru gusa umva ukuntu byagenze na postinze ikiganiro cyanyu kuri stati nawe warakibonye riza barambwiye atari ko uyu mukomedieni nawe yavuze ngo uyu mukomediye ngo yajya reka kudufera ndamugaba abantu barakundana ati sando mureke kuguma kubeshya abantu na Dr. M ntakunda vava ndamubwira nimba icaranye uzabivuga ati nje ntawe ntinya nzabivuga ndasoye rero ngomba kubahuza wa mugani riza wavuga ko niba akunda vava reka njyewe ndagenda mbaho utuntu twose murabizi njyewe utuntu mvuga ndanaduprovinga njye nkunda proof ikimenyetso niba akunda vava ni guta mwiba indirimbo aha uvuze neza cyane indirimbo jya kuri channel ye Vava TV show urebe ko iyo ndirimbo utayibonaho imazeho iminsi 3 warayimusubije ariko wari wayimwibye ntago yashyizeho bakamukubita umuhondo si narebe iwanjye narebe nibiriyo ntago yashyizeho bakamukubita ntago mwasobanukiwe neza ntago tutasobanukiwe ahubwo reka ngusobanurira byumva mba nkubwire reka ngusobanurira uhita ubyumva ukuntu byagenze njyewe twemeranyije ko ashyiraho irandirimbo yanjye ya Coconut ngashyiraho iyitwa FPR imazeho ukwezi n'ibyumweru bingahe urumva ashyiraho iyo Coconut yanjye urumva nanjye na prodinga iyo ye ibyo cyari kimwe nta kibazo cyari kirimo nta n'icyaha cyari kirimo urumva ahubwo none babateye copyright kuri ya Coconut kuko iyo ya FPR twayaprodingiye rimwe yara ya producer nange ya prodinga to ya prodingira rimwe nawe yindi yanjye ba producer namaze kuya prodinga aciye mu munsi urumva ni nayo babahaye copyright niyo mpamvu namusabye buretse gato niyo mpamvu nasabye Sam Gakire ngazana twereke iyo copyright yari akanga kukiyanze n'ubu ngubu kanu kandi ndabihagararaho nayizana yerekana imbere y'abanyarwanda Sam Gakire n'umuntu mukuru ntago ari gukina n'imyiga guhuma zose natwe turi bakuru man n'umuntu mukuru uretse ko na Vava wenda kubw'imbyare ebyiri twamwita umuntu mukuru wizana ibintu bya sheri wanjye ibyo biri muri entre parenthèses abana afite se wowe bihakana nkande ava mu cyaro mwana ako Sandrine rero akunda kuburana n'ibintu atanazi ava mu cyaro mwarazanye none se Dr. M ne bakundana akubwira ko nta bana Dr. M se kandi shabo bana mwirirwa muhishahisha reka mbabwiza ukuri umenye ko Vava ari kugushuka nubwo bwose wenda mutaba umugore n'umugabo nubwo bwose wenda ubwo bukwe bwanyu bushushanyije ariko ugize n'ibyago bukaba umenye ko uzaba ubaye mukase wabo bana bazakwanga kugenda ubahisha ubakura kuri nyina kandi bamuriho wabwumvise riza nabahari biri muri entre parenthèses ese ubundi ko numva muhakana kafite abana ushaka umugore ubyara impyisi si byose nyine kubyara abana ahise yisubiza nyine kubuhakana ko afite abana ushaka ubyara impyisi sibyo ndi kukubwira se nibyo uri kumbwiza sibyo ndi kukubwira ngo urise wisubiza yisubije nese kandi abantu ubanga urashaka impyisi nge nta bana nanga niba utabanga wabemeye niba utabanga wabemeye niba utabanga wabemeye abana ba madamu wawe nawe kuri papa wabo nawe uri papa wabo umenye ko mukase agira aba bana nimuramuka mubonye banga mukase uretse ndabateza sheri wanjye sha nabibubwira isa Vava zamwanika aratugira ndaje mubateze ntabwo imirindi y'inyiri turatuwarete
reka genda Riza aba bana bakomeza bavuga nanjye byana barahari nibakwanga umenye kuri mukasi umunsi bakwa subu ni mukasi ni umucyo ariko buriye ni umutunganya nyina ngana umutunganya ni umucapurisha nyina ariko Riza amenyo ngana umuci ni umucapurisha nyina ako Riza wajya umva arako ko nutsetse koko kuko nashaka guseka nari maze kabiri nako riganiro nseka pe none se reka nisubire inyuma kanu k'abasambuza Riza avuga ko icyo gihe we yagufashe nkaho nta kintu wazageza kuri Vava ati ni gute umuntu w'umugabo ashobora kuba yakanga no kugurira umukobwa kandi yemera ko namuguriye iyo sambusa oya Vava yivugira ko uyu nguyu yagiye kumureba ese ni ndamari ubwire DJ B yarahari Slim Jesus yarahari abo bose bahamagara kamamagare Slim Jesus DJ B ntazo mfite ako ubundi uretse njye uzi kujogora utuntu twose undi wakita kuri ibyo bintu ni uretse njye uzi kuduhanga ijisho ariko mana uretse njye uzi guhanga ijisho akantu kose undi wakora ibyo bintu ni nze gusasa uzaza urari wanjye nkwereke urebe ko kwa binwanga rusubirayo niyo bakuzirika imigozi ntawe nja gutwara umeze ute Allo umeze ute meze fresh ndi mu kiganiro aha hari makazi zikomeye ngo mujye muri alimentation ngo Dr M ntiyagura isambusa Vava ngo yarazishyuhishije birangira zitaye undi ati nge naraziguze turazirya ahubwo nuko utaruhari dukize ukuri kw'ibintu nukushye yaranye ngo zikiwe nande nyine uretse gato uyu nawe ari kurindagira Slim Jesus ni uvuga ngo cyagiye igihe twari turi kumwe na Riza ukaza uje kwishyura moto urumva wishyurira Riza ukishyura njye ntago yanyishyuriye waranyishyuriye njyewe ntago njye yanyishyuriye umva nkubwire yanyishyuriye agase hari gahunda twari dufitanye njye wanyishyuriye moto shu weno barimo aravuga ngo nta sambusa naguriye sheri wanjye ibyo bintu wabihamya imbere y'abanyarwanda ko wari uhari ikintu nabivugaho nuko nasanze hari inamba runaka iri kuba natitegereje neza urumva ntabwo nigeze gusobanukirwa urumva ngo menye ikintu wenda runaka kuko nasanze hari intambara zitandukanye abamotari baza kwishyurwa ibiki amasambusa ngo atari kwishyurwa shari uyu yari yabuze iti cyo kwishyurira shari we moto nayo isambusa yabaye ikibazo uyu mujama niwe waje ahita yishyurira abangaba moto uyu mujama Slim Jesus niwe waje ahita yishyurira abangaba moto baramuri njye nawe uzaba yanyishyuriraga se gahunda twari dufitanye njye nta gahunda nari mfitanye na Slim Jesus ku buryo oya itonde uko neza kuri icyo gihe wasize izo sambusa kudatuma mvuga buretse manze mvuge ni njyewe biriho ariko se niba ari wewe biriho ubundi cyo twashaka kumenya vugisha ukuri buretse twashaka kumenya twakimenya jya uvugisha ukuri mani turi mu kiganiro yewe wari wari swing njye urashaka kumbeshya sibyo nanjye uri umuntu wawe sibyo icyo gihe twari tuje gukora ikiganiro ugomba kutwishyura niyo mpamvu wishyuye moto ntabwo wishyuye kubw'imbabazi cyangwa kubw'urukundo ntabwo kubw'imbabazi wavuze ko yakemuye ingorane z'abamotari urumva wishyurira Riza wishyurira twese njye ntabwo yanyishyuriye hari gahunda nari mfitanye nawe nta kibazo kuko ari Vava wari ucushubika ngo nize reka tubyemere gutyo nanjye nk'umukobwa wihaye nkafata akamoto nkakishyura nkafata n'agasambusa nkagaporeza namwe bikabajabuka ubundi kwanza wari kuduhemba ngahe uretse mite mbivuga mu buryo bwiza asaba amafaranga nayo ko yamana uragira ngo tuyavuge wiyavuga witeza abana abandi ku 10 nakavuga mu 10 ndanuzuka mu 10 yewe se mu 10 hari gahunda twari dufitanye manza wumve izo sambusa byari kunanira kuzigura cyangwa kukubwira ngo wese none se yagombaga kukwishyura utarakora ngo narakora kwari rwawe ukihagera yagombaga kukwishyura abantu bose bayishyurira mbere utabikoze bakwishyura mbere umucitse kureba Slim nari Slim wakajageze umva ikibazo si amafaranga nuko ngo njye ikintu nabivugaho sibyo nuko njyewe nabonye ko hari intambara runaka urakoze cyane
icyo twashakaga kumva twacyumvishe icyo twashakaga kumenya cyarangiye wabyumvise ikintu mesaje yatambutse ubundi sirimu none se wa mugani Slim ati nasanze intambara z'abamotari n'amasambusa ibyo mbise wa ninde wo kujya kuvuga ibitabaye none se Slim abanyarwanda reka tubabwire uko bimeze oya ibyo ndabizi kuko azi ko ari umunyamakuru nawe uri umunyamakuru hari kuba ashaka gutwika none se ari kuko azi ko hari muri gutrendinga cyangwa nukuri kwavuzwe nanjye ntacyo uretse twebwe tujya inyuma cyane y'abatumirwa wacu kuko abavuga ngo ejo ashobora kunyuma ikiganiro ariko nanone ukuri ni kwica umutumirano ariko nanone ukuri ni kwica umutumirano na mukanya ari kumamagara kabisa ariko nanone ukuri ni kwica umutumirano ntuzabimurenganyirize dore nushaka ubwenge zirasambusa ngende nzigureshere wenzi cyakora ubarongera bazishyushye Riza jewe cyo mbasha kuvuga Riza we umva ibi nari kuvuga ukuntu nabivuga harimo ibinyoma harimo n'ibintu bizima sibyo ntago abeshya byose buri umuntu uzi kubeshya hari ukuntu acomekamo n'utuntu tuzima ku buryo bya bintu ahita bidoda bya bintu byose bigahita biba byiza ntacyo jewe icyo nshaka kukwemerera nshaka kwemerera ko nakubwiye ati nge ndi umunyeshuri urumva ibiraka mbibona nabivuze kare sinabivuze isambusa warazishyuye ukaba urinze kwiteza abantu oya nje ntabwo njya niteza abantu uba barajye kwiyahura ubu ni witeje bari abajama basirimu umva uzi ikintu njye najya ngira mu buzima ikintu najya ngira bitewe n'intego njyewe nzifite kandi ibintu ngomba kwacivinga nkabigeraho byanze bikunze ntago rero kano kanya waza ngo unshishemo ijisho bava yivugiye ko iyo ugiye kumusura aragutegera niyo utashye uretse wumve kandeke kuyereka uretse wumve oya si ngombwa niyo utashye aragutegera cyakora wenda nge sinavuga ngo cyangwa se iyi iPhone 12 Pro igura ngahe ari wayinguriye uretse wumve ibyo wenda ari wayinguriye wabona ari nafafa twabwirwa n'iyakuguriye Shenete umuntu ukuguriye ikintu wambara mu gatuza isi yose ikagenda ireba telefone niyo yamunanira wamuretse sireka naka gakoti niyo akaguze aki Shenete zacuye ntago Shenete yareka gucuye arja racuye arija koko ariko reba ariko icyo kintu wambaye mu ijosi urebe n'iribuye iribuye ubundi urarizi Riza cyakora bajye bavuza ko abantu bagenda uziko ndenze umupaka abantu bagenda bamusha amasasu kubera ijya kwizima wayikuye Kongo none njyewe muri Kongo se nge nahagura ikintu nkacyambara yakareka ni kuva hehe ko byose bituruka Kongo ndakubwiye ngo niryo buyibundi rya mbere ryabayeho iri niryo kubwaduko w'abazungu wapi ni rya mbere y'umwaduko w'ababirigi Riza Dr. M rero ahamya ko akunda Vava ni nama mvesho ndi Vava yari yagiye mu rugo kugenda kugira tunakemura ngaza n'udufaranga be batangiye kubaka akazi ahubwo niyo mpamvu yari yagiye kugira ngaza n'udufaranga Dr. M abe yirira ubundi nidushiraza ariko uzikana bamuguriye ibi byawe nawe bahanishire yagiye cyo koza sha imbere y'amafaranga y'Urusizi jiriburizwamo kabisa Dr. M mu minsi iri imbere Vava namugurira noneho ingofero tuzajya tumwitira kiza reka genda mu buryo buhinnye tumwite Irake kugira ngo Riza none se uko wavuze ngo azaze ngo iwaye ngariwe kuzigusasa ushaka kumutwara Vava se ko yaravuze ngo nzigusasa havuramenye uramenye azaze musasira reka asubira kwa binwangara nibibaho niyo bakuzirikirayo wabibije kuri hanumiye mu cyagenge ntago mutumiye da uba sheri wajyahita gukubita uba ye baba we sheri wawe mwarwana intambara itabaho n'inkundura inkundura njyewe n'urushyira umwe rwa rundi bita injyaruwa gahita ataha utaha utanabashije utanasezeye ngiye ngo ukozemo niko bigenda reka genda wabumvise Dr. M wamukunda ari mu basore wakunda ibyo reka kubimbaza entre parenthèses esa bishyira muri entre parenthèses gusa Dr. M ni umusore udafite icyo abaye yataza kugira imitwe wenda
reka genda Difese nese mfite imitwe yawe. ariko ibaze kuba ukundana na Fafa mukundanye igihe kingana kuri atazi iwanyu ukamubwira ngo mama wamubonye yakumirwa ngo ntabwo wamukandagizayo Havese mwizina rya Yesu agahinda bimbwiye mwizina rya Yesu ngaho tubwire niba ziwanyu Bretse arahazi kuko yarahageze nubwo atazi ngaho Oya. reka tuzaguherekeze tukugeze iwanyu we na Vava nidushaka ntituzinjire mu gipangu ufungure winjire mu gipangu ngiye nzasigara ndunguruka ndebe kumwereka mama wawe utamumweretse ukavuga ati uyu muntu ashaka ikiraka cyo kumesa wangaye gayo baze n'ukuri kw'Imana mbega Imana igiye bababarira n'ukuri tubabarira igiye bababarira nukuvuga ngo hari ikintu kimwe mama utazi umukobwa ukunda ntago aba ari ngombwa ko umujyana igihe kitaragera ariko siko gihe kuko jemba mu rugo ntago mba muri ghetto cyangwa ngo mba handi hantu iyo nza kuba mba handi hantu yari kuba yaraje kunsura inshuro nyinshi oya icyo gihe uvuga ariko kuko ni mu rugo ubwo muri ghetto kubera icyo ari hagusura aho mugenda gukorera uburara bwose kujya atagusura imbere y'ababyeyi ngo banamureba banatanye banakubwira ati niwe mukazana twari dukeneye biri muri plan ngomba kuzamujyana iwanyu batakwirukanye cyo kwa uzamujyana wabonye ya ghetto wanayishyura cyo koresha reka nkubwire nuko wenda ubukwe bwawe na Fafa bushushanyije ari ikintu kidashoboka ariko umva nkubwire bwabaye nibwo neza wamenya niwe wamenya urushaka icyo ari cyo kuko yajya araguhagaze hejuru avuze induru urumva utazamutaye mu nzu ukigenda kandi umukobwa w'urusizi nta n'ahantu ujya umucikira niyo umutaye muba muri imbere ipfa kuba wagize utya ibintu uvuze bibahora ngo biba biri imbiri muri nyarya Yesu oya kubutura ko yarabutuye mugani uriya mujama oya kubikora ku murongo urakora murongoye cyane niba ushaka kumurongorora twe dutegereje kujya imbere y'idarapo tukabona kurongorana ariko nk'ukuri ariko iryo darapo ni kuko mana yanjye igihugu kigomba kubitwemerera n'Imana ikabitwemerera yabitwemerera tukamara gukora ibyo bintu twe turacyari amasugi n'imanzi ariko koko nzababwire gute koko ahubwo tubwire wumvisha bimeze bite Imana ishobora byose icyo kuba mwara icyo nakoze ni kimwe n'icyuko namuhaye beso Riza yavuze ngo nimujya mu murenge nimukora ubukwe ujya iki kizava kijya ntago byashoboka cyeka ari umuntu wakuroze ntago bibaho ntago cyane kureba warongoye Vava ubwo se waba urimo kwiga amashuri yiye niba ari ukurongora Vava wajya ukamurongora utarinze no kwiga uzikira abantu batajya bamenya iyi si turimo iyi si ibintu byose ni ubusa urumva ubu ngubu uretse ngwingero Jay Paul ari he Kabaka wa Kigali ari he ntago ngewe urumva ibisi n'ubusa ntago mpakana ko ibyisa ari ubusa ntago mpakana ko ibyisa ari ubusa ni nkuko ntakana ko ibyawe ari injuga umugore ari kubita isubirajwe ariko saje gakorera indirimbo bazi izo nsubirajwe uziko mbona zikaze ibyisi n'ubusa ngo bimeze nk'injuga ni umurongo wa danje kabisa umva uzambwira ahubwo tubikondere sindiranga uragira ngo uzanyibira indirimbo uyishyira kuri cano y'abantu bitego none twabana na njye dode mbega wabo dode no mutipara nirya umva atirya bisi byo ari kukubaza cyo yakubajije wabonye ari kangahe ku ijana kukuri 37% dore kuradeba yewe dusa n'abasoza njyewe murabizi ko ikiganiro cyanjye kitanatinda riza mu mbariza ibibazo bitatu akira mikrofone umusubize ndamusubiza neza nitonze ikibazo cya mbere kirabaza kiti yego nyuma yo kubona icyo ushaka kuri Vava tuzongera kubabonana mu kiganiro ryari urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kamanze ngukosore wajije nabi ntago ari nyuma yo kubona icyo nshaka aho icyo nshaka uretse icyo nshaka ni urukundo nta kindi nshaka ushaka gahita isheri wanjye uretse nako tukongereho abantu benshi bakunda kukavugaho ubundi nkunda guhereza abantu bwino nkababwira nti twatwitse dutangira nyuma biza kuba urukundo rwa nyarwo mwe mukomeza kubyita agatwiko
mubifata uko mubishaka. Ibyo biroroshye cyane. icyo ntago tukigarukaho kuba mwaratangiye mubeshya n'ubundi muzarangiza mubeshya ibyo nta gitangaza kiriho ntitukigarukaho ahubwo reka nongere mwibariza kandi kabazo reka duse nkaho twemera kukunda Vava ni nk'iyihe ngingo y'ingenzi gukurura kuri Vava ye papa we Allah akbar do ni hano ego iriya minwa ya mizi yaho bumva ari mbyino biba ari sawa muri iriya gahunda se iye gahunda yo kugusasira ibera kakorosa irindi oya ntabwo turayigeraho kereka kwirira agatoki ikindi kintu nshaka kukubaza amwe abantu bari kuvugana nayumvise kabisa nayumvise ngo tiku ngo Rayon Sport ngo na APR oya muramura cyetse nimba barashaka no kwita umutera inda umaze wahumvishe ese ubundi uramutse umuteye inda muri iyi minsi waranze no kumwereka iwanyu ahubaje neza waranze no kumwereka aho utaha twitega iki kuzahita umukwepa ukajya Uganda cyangwa kuko numvishe ngo naho wahozeyo naho ngo warahikaraze rwose narahikaraze na Kenya rwose narikaraze nuguhita umutoroka ukajya kuba nankurabye urazi naje natetese cyangwa ajya Rubagarodi Rubagarodi se hatandukaniye na nankurabye kimwe n'uni n'amakaritsiye amwe cyangwa ajya Kabaragara kansanga ikibazo nshaka ngiye kukubaza kigendanye na Vava nyuma yo kubuhakana abana be ubu bibaye ngombwa koko mukabana abo bana ubwo mwakemera kubazana mukabarera kandi n'ubu ngubu mutabana mubahakana reka kukantu nkagusubize mu buryo bira by'abana ngiye biri muri entre parenthèse nakunda kubivugaho si ngombwa kuko burya privacy y'umuntu bari privacy ariko navuga entre parenthèse n'abana bishyiramo mukagira akantu kameze gutya biri mu dukubo biri mu dukubo ngiye kwa mukunda ndamukunda ibyo by'abana kereka bibaye nka bira bya platini buriya platini ntazagire n'umuveba n'umuntu uzamuveba rwose azaba adafite ubumuntu kubera iki kubera ko umugore yabimuhishe mbere yanga kubimubwira aragenda urumva amutera inda mbere bamutera inda abandi mbere aza yizanye bakora n'ubukwe ayifite urumva icyo kintu icyo cyo ataramubwiye burya niyo yamubwira ati rero hari umuntu wanteye inda gutya na gutya tubigenze gute byibura bakabyigaho bombi nkeka ko bitari no kugera hano byageze ariko kuba atarabivuze nibyo byatumye bashwana ejo bundi ngira ngo Jihad yerekanye za mpapuro zo mu rukiko n'uburyo urubanza rwarangiye byarangiye nyine Platini atsindiye inzu ye ibyo mu nzu babihuriya n'ibiki ibyo byose abantu barabikurikiye hejuru kuva yaratsinze uriya mugore yaramutsinze pe ikibazo nanjye none namuzunguza agasara reka mwihorere urashaka ko mujya kubana ntakikoza yo da aje mama Riza cyakora mara yanjye Riza umva mu buzima ndishimye kabisa bivuge kuri ndishimye guhura nawe ndishimye guhura n'uyu mukobwa ngiye ibibazo nakubaza kuki ukunda kugaragaza ko ukunda abagabo nuko koko mbakunda amena ayiwe ndabakunda pe oya wagakunze umwe akazakujyana mu mago none se ko nkunda benshi ni ntabakunda ari benshi uwo umwe azava mu hehe wishya hari ukuntu ukunda none se ubu ntangire none nkwitunireho reka se gukunda benshi nanjye hakavamo umwe akankunda tugafatiraho tugenda ibyo uvuga nibyo gatangira urugendo rw'urukundo ikindi kwiyaturiraho nabi ni bibi hari muri kara kagoroba kabagumiwe numvishe hariya none se Vava ntiyagumiwe waramushatse kandi ngiye kumushaka niba rero utaramushaka aracyari mu ngume aracyari mu zakwamye biriya bintu byo kwiyaturiraho biriya biragari ucyambaye impeta mu rutoki rudafite aho ruhuriye n'urwo yambarwamo haleluya oya ibi ngibi ni bya bindi byacu ino se iri iburyo uri ibumoso ndagufasha iri iburyo iri ibumoso none se iburyo niho bayambara iburyo oya bayambara ubundi ibumoso none se kubera icyo ukora ibintu by'imbusane uri umuntu w'umugabo ibi ngibi ni just ubwo ni ikigaragara ko n'igituma Vava ajya yivumbura akagutuka n'ibindi byose urabibusanya yewe ntabwo njya mbishobora biriya bintu nabyo buri urabusanya wagombeje wareka kwibariza n'ikiri kukubaza ndimo ndakubaza
ni umwanya wanjye wo kukubaza urumva njye ariko urasanga ari ibibazo bigiye guhura n'ubundi ikindi icya mbere ntacyo utwaye uri mwiza kuki ugejeje amagingo aya ngaya utarabona umugabo mu bana ubu se nkawe wakubona wamushyirahe uracyataha iwanyu ukiziritse ku bitenge bya nyoko nibyo yavuze na hariya bakure ko umuntu uzajya kubazitura ku bitenge bya ba nyoko none nibyo yavuze na hariya kwa manivu none se kuvuze ngo Dr. M uretse gato ngarakizitse ku bitenge bya nyina bishatse kuvuga yuko umuntu w'iwabo mutakundana none se njya kubana nawe kwa nyina wabwumvishe none se niba Dr. M ameze gutya ko ari uwo muri kubona abo mutazi baziritse ku nza nyina bangana iki yewe haleluya mbega ariko ababyeyi abamama bo muri iyi minsi nibo abantu barimo kuduhemukira uti kubera iki ufashe ingetura nka 20 imyaka 20 imyaka 24 25 26 izo ngetura uzibitse muri iyo nzu ngo tuzisangeyo tuzikureyo bazazimaze iki se musohora aba basore mubirukane bajye muri geto nibashaka badutera inda tubihambire nibyo wabwumvishe igisubizo cyiza cyane ukaba ubize ko Vava ntacyo afite igihe Dr. M gitaha kwa nyina none se ahubwo akiziritse ku ngutiya umva se mubwire umva se none ikibazo Vava afite nani wabo uyu nubwazi oya arahazi nawe arabyivugira ariko urakoze ariko arahazi ariko kansiga ariko arahazi basanga na yibagiwe ibyo yavuze mu kanya yibagiye ibyo yavuze mu kanya yibagiye ibyo yavuze mu kanya wavuze gute abanyarwanda bari buze gutangira ikiganiro bakakirangiza yavuze gute wavuze ngo urashaka ko muzaza kunsura ngo mukazana na sheri wanjye ngese ko ntari sheri wawe ngese ko ntari sheri wawe inyuma y'igipangu nakwama kabisa ariko nge ndi sheri wawe ukajya kunsiga inyuma y'igipangu uri kumpisha nyoko kubera iki obaye hari ibibembe ndwaye twabona yewe ikiza ko basanga namushishima kandi Vava nawe ndamwizera ntiyoroshye nge nkeka ko muri asa kwasha bafite ashobora kuba barimo n'umukasi reka se komeza umuvuge nabi cyangwa guteza baburetse azangira siri kubyuma nimba ari umuntu Vava atinya unamunesha akantu kase ko nta cyambabaza ko ibyo yantuka nawe ari byo azagukorera naba nanjye yantukira mu nzira nigendera wazagutuka guhagaze hejuru uryamye uriya mukobwa wamushyize hasi koko ntacyo mutwaye ntacyo urabona namwikorera birabiro nkabibasha hari akantu yavuze yabeshyeye Vava njye nemera yavuze ati gasa ati nk'inzobe yawe ati niya Vava ati Vava yisize akantu ati mu myaka iri imbere ariko se kuba yarisize mukesha abakobwa ko numva wabitinzeho ako kantu ntiyamusebeje Vava ibyo bintu nibyo uzamwegere niwumva adahumura aya mavuta ya kera yitwaga Karorayiti uretse gato uyu nguyu agiye iwabo amutekera imireti abona amavuta yisiga ayo mavuta nikamukesha niba mukesha wati mukesha abakobwa ariko buriya kubera ko ari Vava wakisize ntago ari mukesha abakobwa ni mukesha ababyeyi mbese wumve ni ukuvuga ngo ngiye nigereye we ibyo bintu by'aya mavuta nta byabaye urayazi uretse gato ubwo yabayeho mbere tutarabonana urayazi nawe kuri muri wa mubare w'abasore batisiga reka genda duvuga ngo ntago njye nisiga mbwira ubwoko butatu bw'amafutuzi oya gute sidakubwira ubwo njye nisiga oya mbwira butatu oya mubwira amavuta nisiga amavuta ya Dove nkakaraba isabune ya Dove nanayamamariza ukaba uri guhumura ikambiri se umve byo mumura niba oya egereza kamera niba uvugisha ukuri niba utari guhumura ikambiri njyewe waririza akira babarira ngo wisize ikambiri ngo uri guhumura ikambiri muri Maceriza biragiye ari utsinzwe avuye mu kiganiro yatsinzwe igihe wicariye ni ukuvuga nibwo ari kuruka ikambiri egora Dr. M ngwino umusezere Dr. reka dusoze Riza ngo nagagusezeye reka genda ngaza gusezera bitaracyariwe oya ntawamenya
umva saba Imana ahubwo iguha iminsi yo kubaho kuko niyo itanga byose. urabona agiye gupfa se Hari igihe wagera ugakora na accident sibyo nata byabaho. Niyo mpamvu ugomba gusezera umuntu mwari muri kumwe neza. agiye nka yaka amahoro. kandi yagusabye ko uzamuraza ubwo uzajyayo oya se mu izina rya niho Yesu. muzahurira reka nisoreze ikiganiro Igite reba ye bansirambuye se niyo ngenda y'abasitari sha subizi niyo ngenda y'abasitari subizi maze nyikwereke nageze dore ngenda y'abasitari abantu bagiye babibona sha reka mpite nifira no mu kiganiro man dr reka nitahire ijambo rimwe kuririza dusoza ijambo rimwe ntacyo twaye twaganiye neza nibira byose byari ugutebya nta kibazo kirimo ni amahoro ibintu byose byari kwishima. Yatebya nandese atebya n'umugabo we abagabo bose nabo ubwo nawe uruwe reka genda oya nawe ibiceri uzabibona oya reka mu izina rya Yesu sheri wanjye muramuzi reka dutashye ya tukaba dusoje mbere yuko dusoza abashaka ko bakora indirimbo abashaka ko bakora n'ibindi bigiye bitandukanye mwamvugisha kuri 0789 kandi mwibuke gukanda subscribe kuri Agasaro TV ndetse no kuri Dr. M Official TV Gasaro ntabwo nzi gusoma haleluya ni Gasaro mwamwumvishe yanze kuza mu kiganiro ari kuvugira inyuma ya kamera mu gikari n'ubwa mbere ngo riza atinya urabibonye cyokora umva muzehe yabivuze neza natwe turi intare buriya tu buriya wabona namukanze buriya ngo intare yakutse amenyo yewe halele reka se ni intare zirisha ibyatsi hafi umva nta ntare burya intare aho iva ikagera inyamaswa zose zirayitinya si ibyo niyo yabirisha ibyatsi aragarutse kuba Dr. Yamata ari intare kuba Dr. Yamata n'intare kandi ari impyisi byo ntabwo ari igitangaza ntabwo tubigarukaho kubera iki ngo ni nta ntare ibaho ngo ni re ni intare intare ntayibaho habaho intare ndi intare iba munsi y'urutare ndi intare iba munsi y'urutare musiteka kwita inuro byagenze bituriye wicaye hariya ari kuhita nde uyu nguyu oya ari kuhita uyu nguyu ntabwo ari jewe ngo yewe ngo namuroza busi mukarabya ngo byibuze Dr. M ngo afite abafana none sari kubivuga wicaye nese ugira ngo abantu bose bakunda ibintu bizima hari n'abakunda ibipfuye nese ugira ngo abantu bakora amafuti kubera iki abese ase mwaje mugagaranga mukabivuga kare byo byiza hagarara imbere ya kamera do ni abantu bavugira mu gikari gusa badashobora kuza imbere nta nshuti zanjye reka nta nshuti nise tumaranye igihe kingana iki mbabonye kano kanya ngiye ni inshuti zanjye reka n'abafana ngo na musitari ugira inshuti agira abafana n'abafana ariko bafana iki ubu bafana Dr. M oye bafana imboga akuzi ko ari byo we bafana ariko bwarasoze ni ukuri banyarwanda twabashimishaga nimugire ibyo mufatamo nabi ariko rero ni imbogo n'impyisi byahuye reka se ibi bintu byari biri mu buryo reka se geographer katinga Gasaro TV.